igihe wagakozemo ikintu runaka iyo kigutambutse biragoye ko cyagaruka, ntabwo kijya kigaruka, ntibibaho. Bantu b'Imana, umva ko vision yawe ari iyi. Aha hanze hari abakobwa bakeneye kuba abagore ariko badafite babuze abasore bazima, ariko icyo nzi cyo ni kimwe: umusore ufite ibitekerezo bizima ahura n'umukobwa ufite ibitekerezo bizima. Umukobwa ufite ibitekerezo bizima ahura n'umusore ufite ibitekerezo bizima. Ibi ngibi njya numva hari abavuga ngo hari abakobwa ngo bataye umuco, ngo nako ngo abakobwa ngo bataye umuco, ngo abakobwa bakunda amafaranga. Ndagira ngo mbabwire ngo umukobwa uzi icyo ashaka, umukobwa ufite intego runaka yihaye, ntashobora kugukurikira mu ibyo umwereka gusa ari amafaranga, nta bitekerezo byawe bindi bizima umwereka. Muraho neza nshuti zanjye, bakunzi banjye, mumeze mute? Njyewe meze neza, ndashima Imana. Kuri uyu munsi nongeye kugaruka, nababwiye yuko nagarutse kugira ngo twongere twungurane ibitekerezo, twongere tuganire. Nagarutse rero, aho bwije mumeze mute, aho bukeye mwaramutse mute? Ubu rero nagarutse, mukore like, mutange comment, mutange subscribe, munasharinge video ndi bupostinge, kandi ikiganiro ngiye gukora kibanezeze. Uyu munsi rero mbazaniye ni ikiganiro cyiza, umuntu wese yategera, cyane cyane ngiye kuvuga ku basore. Cyane cyane hari abasore bashobora kugitegera bakaba bakumvutse njyewe ndi mu yihe class, njyewe mperereye hehe. Ngiye kuganira ku basore ashobora kwisanga yakomeje kuba ingaragu, imyaka 37 ikamufata, 38 ikamufata, 45 ikamufata, ndetse akazisanga mu myaka 50 atarashaka umugore, akiri mu ruzerero, ndetse nawe ubwe adasobanukiwe. Kandi burya igihe kiragenda ariko ntabwo kigaruka. Mu bintu bitajya bigaruka ni igihe wagakozemo ikintu runaka iyo kigutambutse biragoye ko cyagaruka, ntabwo kijya kigaruka, ntibibaho. Rero ngiye kuganira kuri iyo ngiye kuganira nyine ku kiganiro kimeze gutyo. Titre iravuga ngo udukosa ushobora kwita ko ari duto, nutita ku dukosa ushobora kwita ko ari duto, uzisanga wakomeje kuba ingaragu y'igihe kirekire. Icyambere, hari ibyo nateguye hano, ni byinshi twaganiraho, ariko noneho nateguye duke. Muri comment mushobora kunyandikira kumbwira uti niki ngiki gikomeje, niki cyatuma akomeza kuba ingaragu, niki ngiki cyatuma adashaka umugore. Mbega iyo ndi kuganira namwe gutya, simba ndi kuganira gusa ngo mutegere ibyo mvuga. Mushobora kugira gute
kwandika muri comment, tukungurana ibitekerezo ndetse namwe mukamfasha tukaganira. Iyo hari abasoma comment, yareba comment umuntu runaka yanditse akayita imutera imbaraga, akaba yavuga uti iri kosa narindi ifite reka ngyikosore. Sibyo? Nababwiye ko igihe uyigikoresheje nabi, niba ari ikintu kitagaruka n'igihe usigara wicuza kandi kitakigarutse. Mu byo nateguye rero, icyambere kuba umuyobozi ufite intumbero mu byo uvuga. Mbega kuba responsable, kuba umuntu uri umusore muri wowe ufite intumbero, ufite mbega ese umukobwa uri kuvugisha, umukobwa murimo kuganira, umufiteho iyihe ntego? Umufiteho gahunda yo kuba yakubera umugore umufasha, cyangwa umufiteho gahunda yo gukoresha ibikorwa bitari byiza, yo kuryamana nawe, yo kuzengurukana nawe mu mabuwate, yo gukorana nawe ibikorwa bitari byiza? Uri umusore, muri make uri kuganiriza umukobwa, ufite iyihe ntego? Muri wowe ufite iyihe ntego? Ese n'uri kuvugisha ngo atambuke aceho? Ibyo bifite ingaruka. Uwo mukobwa uvugisha, nimba uri muri ubwo buzima, si uwo mukobwa gusa uzavugisha, uzabafatikanya ari nk'abakobwa nka 5. Kandi niyo yaba ari uwo nguwo umwe, uzisanga niba ari uwo nguwo umwe ufite. Mu kuryamana hashobora kuvamo inda, hashobora kuvamo sida, hashobora kuvamo za mburugu n'imitezi. Ibintu byandurira mu busambanyi ni byinshi. Iyo uri umusore uganiriza umukobwa, udafiteho intumbero nzima, hari ibyo wivuruvunzamo bitari byiza. Kandi kubemera Bibiliya tuzi yuko ubusambanyi ari icyaha. Ese ubwo buyobozi bwawe waba ubukoresha neza? Intumbero ufite uyikoresha neza? Ufite iyihe ntumbero? Okay. Icya kabiri, kuba uri umusore ufite inzozi runaka ushaka kugeraho. Ese ufite inzozi zimeze gute ushaka kugeraho? Inzozi zawe muri make, turi mu bigendanye n'imiteretere, uburyo nyine gutereta umukobwa. Ese uburyo uganiriza umukobwa, ufite izihe nzozi kuri uwo mukobwa? Ese waba ufite gahunda imeze gute? Inzozi ufite ni izihe? N'abakobwa bakunda umusore ufite inzozi runaka mu mishakire ye. Noneho ni bimwe, buriya umugore iyo uri gutereta umukobwa bikaba amahire ukamushaka ukamushyira mu rugo, iyo ari umukobwa w'umutima, umukobwa uzi icyo ashaka, akubera umujyanama mwiza. Urugo ni ubwuzuzanye. Muri ubwo bwuzuzanye rero, n'abakobwa bakunda umusore ufite inzozi runaka nziza
ashaka kugeraho akahagera, cyangwa se yaba ataranahagera ni no muri ya fiançailles yanyu, kwa kundi mu biganiro muganira, agufasha mwungurana ibitekerezo, mukaguka mu buryo butandukanye, ukaba wakaguka mu buryo butandukanye, mu buryo bw'ubushobozi mu bigendanye n'amafaranga, mu buryo wenda niba utari unakijijwe ukajya mu murongo neza, muri make kugira ibitekerezo byiza muri wowe. Ufite izihe nzozi? Muri wowe ugira iyihe mipango muri wowe? Icya gatatu navuga, ese ntiwaba uri umusore uteretesha umukobwa amafaranga, umugezi iruhande, umweretse ko ufite amafaranga, umweretse ko wamuhindurira ubuzima, umweretse ko ari wa mukobwa, umweretse ko ari wa mukobwa uzagera iwawe ntabure icyo arya, azaryama heza, azaba mu nzu nziza, muri make ibyawe byose ibyo urangamijwe ni ukumuteretesha amafaranga, ni ukugira ute. Umukobwa wiyubashye ntazagukurikira ibyo uri kumwereka, ikintu cy'ingenzi uri kumwereka cya mbere gutya ari ifaranga. Ibi ngibi njya numva hari abavuga ngo hari abakobwa ngo bataye umuco, ngo nako ngo abakobwa ngo bataye umuco, ngo abakobwa bakunda amafaranga. Ndagira ngo mbabwire ngo umukobwa uzi icyo ashaka, umukobwa ufite intego runaka yihaye, ntashobora kugukurikira mu ibyo umwereka gusa ari amafaranga, nta bitekerezo byawe bindi bizima umwereka. Ikindi cya kabiri, iyo umuteretesheje gutyo amafaranga, umwereka amafaranga, hari n'ushobora gutekereza akavuga uti se, kuko hari n'abahungu bateretesha amafaranga akumva yuko mwakora imibonano ngo kubera yuko afite amafaranga ntiwamuhakanira, akumva yuko hari yagutwara mu ngeso runaka zindi zitari nziza, nko gutaha amajoro bikabije, ibintu by'ubusinzi, ibintu mbega nyine namwe murabizi bitari ngombwa, akumva yuko yabigukoresha yitwaje ubushobozi afite. Umugore w'urugo, umukobwa mutima w'urugo, umukobwa uzi icyo ashaka ntazagukurikira, ntazakwemera, abona yuko ibyawe byose umuteretesha amafaranga. Ikindi kandi yanatekereza yuko muramutse mukennye ushobora kumuta, kubera yuko muri wowe ntiwitegereje iby'ingenzi, ahubwo muri wowe wumva kuba ufite amafaranga ufite byose. Amafaranga ntago agura urukundo nyarwo. Hano hanze hari abakobwa biyubaha. Ikindi rero navuga, icya kane nababwira, ese mu byo ubwira umukobwa, mbega ese mu byo ubwira umukobwa urabiharanira cyangwa ntubiharanira? Mu byo umubwira urabiharanira cyangwa ntubiharanira? Iyo urukundo rugitangira ruba rugishyushye,
ruba rugishyushye. Niyo umuhungu yaza kugutereta, yaza gutereta umukobwa amubeshya, biba bigishyushye. Niyo aje kumutereta atamubeshya, uko biri kose urukundo rushyashya rurashyuha, guhamagarana kenshi, kugira ute, ibintu nyine nk'ibyo. Ariko iyo bimaze kugira igihe runaka, iyo atari urwanyarwo havukamo ibintu byinshi. Hari abahungu atangira, niba yaraje tageti ari ukuryamana nawe, arabikwereka iyo urukundo rwanyu rumaze igihe. Iyo yaje nta gahunda afite kugushaka, ahubwo gahunda afite ari iyo kukubuza uburyo, arabikwereka. Urukundo rumaze igihe, iyo ikintu cyose gihera mu mizi. Iyo cyatangiye kidafite umuzi ushinze neza, uhagaze neza, kirapfa. Ni hahandi ugasanga atangiye kukubwira ibintu bitari ngombwa. Ibintu bitari ngombwa: nyereka wambaye ubusa, nsunsuye ryari, ibintu nk'ibyo. Akeneye kukugira igikoresho cye. Ariko iyo urukundo rufite fondasiyo nziza, muri make nabyita gute, iyo urukundo rufite fondasiyo nziza, narwo ruragaragara mu by'ukuri. Ibikorwa biba bizima, akwereka yuko hari aho muri kuva n'aho muri kugera. Ariko iyo rudafite fondasiyo nziza, birarangira. Mu byo uvuga ubihagararamo ute? Ese umukobwa umuhamagara, muraganira, ese ikiganiro mugira ni ikiganiro kimeze gute? Ni ibiganiro mwembi bibubaka, cyangwa ni ibiganiro mwembi byo kubangiza? Ni ibiganiro bitazagira. Burya amagambo atuvamo niyo avamo ibintu byiza, cyangwa se akavamo ibintu bibi. Mu kiganiro ugirana n'umukobwa, ni ikiganiro kimeze gute? Yego wabiharaniye, muraganira. Sinavuga ngo uramuhamagara cyangwa muraganira. Ese muganira gute? Mugira ibiganiro byiza? Ni ibiganiro bibubaka? Ni ibiganiro bizabageza ku ntego nzima? Icyo rero ni ikibazo. Niba utu dukosa utatwitaho, niba utita kuri utu dukosa, uzisanga mu myaka 60-50 ukiri ingaragu. Ikindi kandi, uri umusore, ugira inshuti mbi, ibyanyu ni ugupasanya abakobwa. Ufite udukobwa nka tungaho utendeka. Ibyanyu ni ubusinzi. Muri make, ubuzima wikundira ubuzima buraho, budafite intego. Bantu b'Imana, wumva ko visiyo yawe ari iyihe? Aha hanze hari abakobwa bakeneye kuba abagore, ariko badafite, babuze abasore bazima. Ariko icyo nzi cyo ni kimwe: umusore ufite ibitekerezo bizima ahura n'umukobwa ufite ibitekerezo bizima. Umukobwa ufite ibitekerezo bizima ahura n'umusore ufite ibitekerezo bizima. Imyifatire ufite ikuranga gute? Ikindi navuga,
kuba mbere yo gutekereza umukobwa ushaka, banza wowe ubwawe wikontorore, wibaze ngende umusore ufite imyitwarire imeze gute? Ndi umusore ufite imyitwarire imeze gute? Ese mfite indangagaciro nzima? Ese navamo umubyeyi mwiza? Ese namarira sosiyete ngari umusaruro muzima? Icyo ni icya gatanu. Uri umusore ufite imyitwarire imeze gute? Impamvu ntegura ikiganiro nk'iki ni uko mbakunda. Ndashaka yuko mba nifuza yuko dukanguka abasore n'abakobwa nzabavugaho, mumbabarire sinabibasiye, abasore bari mu mikino nk'iyi ngiyi y'akajagari, ndifuza yuko mukanguka mukava muri ibyo ngibyo, ibintu bitabafitiye umumaro, ibintu murimo bitari ngombwa, mukabihagarika. Mubihagarike, mugwize imyitwarire myiza. Ntababwiye ngo ibyo kuvuga ni byinshi, ariko reka ngarukira aha. Mukomeze mugubwe neza, iki kiganiro kizabagirira umumaro, musharinge, mwandike muri comment, mukore na subscribe. Mutanshyigikiye ntaho nakigeze. Umuntu agirwa n'undi, rero mumfashe dushyigikirane. Ndabakunda cyane, nari mbakumbuye. Bye bye.